turagushimiye Uwiteka mwami mwiza, tugushimiye urukundo rwawe rukomeye, tugushimiye kugira neza kandi uri umubyeyi wacu mwiza. Aka kanya keza rero tugiye kuganira inshuti zacu, inshuti z'umusaraba, bene data, abavandimwe bacu, abaturanyi bacu, abo dusengana, abanyarwanda, abatuye mu bihugu bya kure, abantu bose badukurikiye muri aka kanya, tugushimiye ko duhaye umwanya mwiza wo kugira ngo dusangire nabo iki kiganiro, kugira ngo tuvugane nabo, tuganire nabo, tubabwire ibiri ku mitima yacu, dusangire ijambo. Nuhabwe icyubahiro rero kuko watanze uyu mwanya, ni urukundo rwawe rukomeye, ni ineza yawe ihambaye. Aka kanya uhabwe icyubahiro kuko uri nyiri icyubahiro, kandi ibyo tugomba gukora byose, ibyo tugomba kuvuga byose, ibyo tugomba kugenderamo byose bikwiye gutuma icyubahiro cyawe gishyirwa hejuru, bikwiriye gutuma izina ryawe rishyirwa hejuru. Aka kanya ubane natwe, aka kanya amagambo tuvuga, ibiganiro tugirana, bibe ibiganiro byubaka abantu, bibe ibiganiro bituma bamwe bunguka, bamwe bagira ubundi buryo bunguka bugiye butandukanye kubw'ikiganiro tugiye kugirana. Hano hari icyo kunywa, ugiha umugisha, kandi tugushimiye yuko wagitanze. Abantu batakibonye kandi bakifuza ukibahe kuko ari wowe ushoboye byose, ari wowe utanga byose. Urakoze, ushoboye byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Tubahaye ikaze inshuti zacu, abantu badukunda, abantu batweretse urukundo, abantu by'umwihariko dusanzwe tuziranye, kubera ko aho muri gukurikirana iki kiganiro ni kuri Danny Mutabazi official, ni kuri YouTube channel nsanzwe nkoresha, nshishaho indirimbo, nshishaho ibihangano bigiye bitandukanye, ubutumwa bwiza. Ariko impamvu mbanje kubicisha muri iyo angle cyangwa se muri iyo sense yo kuvuga ngo mbahaye ikaze, nuko haciye imyaka myinshi cyane hatambukaho ubutumwa bwiza, ariko ari njye njyenyine ugaragara. Ni njye mwabonaga mu ndirimbo, niyo nabaga natambutsa ibindi biganiro, mwabibonaga ndi njyenyine. Ariko ubu bwo ntabwo ndi njyenyine, no mu kwezi gushize sinari ndi njyenyine, kuko ibyo twari tumaze iminsi dushyizeho nari ndi kumwe n'umuntu ukomeye mu buzima bwanjye. Umuntu ukomeye yitwa Mahoro Berry, ni umufasha wanjye w'igihe kizaza, ubu ngubu akaba ari fiancé wanjye. Nabanza nkamuha ikaze mbere yuko mbaha ikaze mwebwe, ngo haye ikaze ma chérie. Merci beaucoup. Urisanga ngo haye ikaze mbere y'abadukurikiye, ariko nabo mpita mbaha ikaze muri uyu mwanya mwiza. Mu kanya gato turi bugirane, ndizera ko biri bugende neza, kandi ndizera yuko turi bugirane ikiganiro cyiza. Imana ibaha umugisha mwebwe mudukurikiye, namwe mbahaye ikaze. Mwakoze cyane kuba mwafunguye iki kiganiro, mukaba mugiye kubana natwe mu kanya gatoya tugiye kubana. Ni ikiganiro gitoya, ariko dufite ibintu bikomeye dushaka kubasangiza, bijyanye n'urugendo rwacu. Nabyita ko ari urugendo rushya, kuko mu myaka yatambutse ntabwo mwigeze mubibona, ntabwo mwigeze mubimbonaho, ariko hari ubuzima mugiye kubona bushya kuri Danny Mutabazi. Mwakunze mu ndirimbo zitandukanye, mwakunze muri konseri narabibonye, mwaranshyigikiye, mwakunze mu ndirimbo nagiye nsohora feedback, mwagiye mushyigikira even no mu bikorwa bitandukanye, mu nama mwagiye mumpa, mu mafaranga mwagiye mutanga mushyigikira ibikorwa. Harimo abantu benshi badukurikiye rwose, mbizi ko bagiye banshyigikira binyuze mu bitaramo nagiye nkora, binyuze mu ndirimbo nagiye nsohora. Umuntu akaza akangira inama, wabigenza gutya. Umuntu akaza kuri iyi konseri hari umusanzu wanjye nshaka gushyiraho, kuri iyi ndirimbo hari umusanzu wanjye numva nashyiraho.
kubera urukundo mwanyeretse, kubera urukundo mwagaragaje ku ndirimbo nkunda gusohora. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha, ndabakunda. Ubu noneho ntabwo ari ndabakunda, turabakunda. Turabakunda, Imana ibaha umugisha. Aka kanya rero ni nak'ibyishimo kuri njye no kuri sheri wanjye, sibyo? bikomeye byinshi cyane. Nawe avuga makeya ariko ndabizi yuko muri bugire ikintu mwumva nawe yivugira. Urumva ngiye kubera ko tumenyeranye, urumva ari njye uvuga ibintu byinshi, ariko nawe aravuga kandi araganira, arasabana. Ni umufasha mwiza ku buzima bwanjye bitewe n'uburyo mubona, namubonye, n'uburyo tubanye muri rusange, cyangwa se uburyo mu buzima bwa buri munsi angaragariza ubuzima bwe, angaragariza imico ye. Ni umuntu w'Imana, ni umuntu mwiza. Aka kanya rero ushobora kwibaza ngo ese noneho ko baje ari babiri, ko baje mu buryo bw'ikiganiro, nta n'akaririmbo baturirimbiye, ariko turashaka kubamara amatsiko. Twaje ariko ntarajya aho hantu, ndabakiriye ariko nabo barashaka kumva. Ndabakiriye mu izina rya Yesu. Ndashaka kubakira mu magambo atari munsi wenda y'atatu. Ugira ikintu uvuga, donc ubakire mu buryo bwawe. Yego. Murakoze, nawe ndabakiriye mu izina rya Yesu. Nishimiye gusangira namwe ikiganiro tugiye gusangira. Nishimiye kandi n'intambwe nziza Imana imaze kuduteza kandi gikomeje kuduteza. Murakoze. Murabyumva ko arabashimiye kandi byanga byakunda ibyo yavuze hari imvano yabyo, hari impamvu yabyo. Arabakiriye ariko mu minsi yashize ubwo twaganiraga bitewe na video twashyizeho yabanje, yarishimye ariko nanjye narishimye. Ikintu cyamushimishije rero cyangwa se cyadushimishije ni uburyo abantu bakiriye urukundo rwacu, abantu bakiriye uburyo Imana yaduhuje, uburyo Imana yatangije iyi ntambwe yo kuduhuza, cyangwa se yatangije igikorwa cyiza, uru rugendo rwiza hagati yacu. Ni ikintu cyadushimishije uburyo mwatweretse urukundo, byaratunyuze cyane. Ku ruhande rwanjye, abankurikira kuri social media nkoresha Instagram, Facebook, kuri YouTube, kuri WhatsApp abanyandikira status ibyo dupostinga, mwanyeretse urukundo pe, ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Urukundo mwatweretse muzarukomeze kuzagera tunabanye, mudusure, mutugire inama. Bakuru bacu ubwo ababaye abapapa mbere, ababaye abamama mbere, navuga ngo urukundo mwatweretse twararubonye mu ma message, mu kuduhamagara, mu kupostinga. Imana ibahe umugisha. Kiri arakana bambiye. Yego. Barambwiye ngo uratomboye. Ngo ngiye arambwiye ngo ndatomboye. Barakubwiye wowe? Ngo ndatomboye. Uratomboye. Babikwandikiye warasanzwe bazi? Oya, n'abantu benshi nigeze ntazi ama feedback nagendaga mbona ngo uratomboye. Aha. Ibintu byinshi. Uratomboye kubera iki? Ubwo abantu baraho barahita bibaza ngo kubera iki? Wowe wahise ubona ko ari iyihe mpamvu bakubajije ngo uratomboye? Ntabwo ari ugutombora muri zino kampani tumenyereza Tigo na MTN ya. Barambwiye ngo ntomboye umugabo mwiza. Utomboye umugabo mwiza. Imana ibahe umugisha.
n'ayo magambo bakubwiye. Nanjye hari ayo bambwiye ko ngiye kuzabana n'umudamu witonda, n'abatari bakuzi bitewe n'uko bakubonaga mu mafoto, kuko hari uburyo umuntu agaragara mu ifoto bigahita bigaragaza uko ateye cyangwa se uko ameze mu buzima busanzwe. Nicyo kintu bambwiye. Ikindi bambwiye ko tuberanye. Nakuri nanjye barabimbwiye ngo ahubwo dusigaye tunasa. Urabona ko waranshishuye, wahise wanshishuriye isura. Imana ibahe umugisha. Ibyo byose ni ibintu mwagiye mutubwira, biratunezeza, biratunyura, ni ibintu byadukoze ku mutima, wa mugani wa ya ndirimbo. Yego, Imana ibahe umugisha rero. Kubw'urwo rukundo rero mwatweretse, twifuje yuko intambwe tuzadutera, ikintu tuzatujya gukora tubona ko atari ibanga, twazajya tukibamenyesha, tukababwira uko kimeze, uko giteguwe, kuko nimba mwaranshyigikiye mu ndirimbo, ni byiza ko twaganira, twasharinga ibitekerezo, nkababwira ibyiyumviro byanjye, nkababwira n'intambwe nteganya imbere, kugira ngo ejo munamfashe gusenga, ejo munamfashe ibitekerezo, kuko muri mwebwe harimo abantu bakuru, harimo abantu b'ababyeyi, harimo abakecuru batubwira bati bana bacu mubigenze gutya, muzagire gutya, abana muzabarere gutya, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero niyo mpamvu aka kanya intego nyamukuru buriya kugira ngo tuyinjiremo neza, wababwiyeho gatoya ubundi ikintu cya intego nyamukuru yari itwicaje ahangaha, vuga tuti twaje kuganira n'abantu bacu badukunda ariko kubw'impamvu runaka. Yego, ikintu kitwicaje aha rero, abantu benshi babonye video ishize batangira kutwishyuza n'ibyari tubwire, rero twaje kubatumira mu bukwe bwacu. Aragira ati abantu benshi bagiye, ubwo nabagiye bamwereka, bamwandikira, baragiraga bati ko twabonye amafoto, ko twabonye video, ko twabonye mwerekanwe mu rusengero, bimeze bite, bigeze he? Rero niyo mpamvu twavuze tuti reka dufate uyu mwanya tubabwire umushinga wacu. Ntabwo byahereye mu kwerekanwa, ntabwo byahereye mu kugaragaza uwo tuzabana bibe mu mafoto gusa, ahubwo hari imishinga, hari kuzasezerana, hari kuzakora ibirori mu gihe ibihe bizaba bitwemereye, hari byinshi bitandukanye kugira ngo tuzitwe yuko tubaye imwe, kuko ntabwo turaba umwe, kuko isezerano hari isezerano dufitanye nkatwe mu biganiro tugirana, ibyo twemeranya, ariko hari ibyo tutari twageraho mu buryo navuga bw'isezerano riciye mu rusengero, isezerano riciye mu mategeko y'igihugu cyacu. Ibyo rero nibyo turi gutegura imbere. Turi gutegura ubukwe mu gihe kitarambiranye, kitari kera cyane. Niyo mpamvu rero amafoto mwabonye yararembuzaga cyangwa se yacaga amarenga, hari icyo yagaragazaga cyangwa se yacagaho amarenga. Nta kindi rero, ni ubukwe dufite vuba cyane, kandi ubwo bukwe turabashakamo ibitekerezo, turabashakamo inama, turabashakamo inkunga zitandukanye y'amasengesho, kandi twizeye yuko muzabana natwe. Aka kanya rero navuga ngo reka mbwire fiancé ababwire amatariki y'ubukwe, ababwire ubwo n'umunsi birumvikana,
ni ukwezi n'umwaka, niba ari umwari mu myaka 2, niba ari umwaka utaha, ubwo byose arabitubwira. Ariko muri aka kanya reka muhe ikaze ubundi ahite yego atubwira. Igihe rero ntabwo ari kera, ni muri uyu mwaka 2021 tariki 7 z'ukwa munani nibwo tuzasezerana imbere y'Imana. Aragira ati nibwo tuzasezerana imbere y'Imana. Ubwo imbere y'amategeko niba byarabaye niba bitarabaye, ariko nabyo muzabibona, tuzababwira igihe cyabyo. Ariko ayo matariki bababwiye muyandika ahantu ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka bizaba muri uyu mwaka. umva noneho fiyanso wanjye noneho sasa ukuntu bimeze, aragira ati uyu mwaka ntabyo kurenga. Aribyo biri wite binanyinjiza ahandi hantu mu kindi cyiciro. Merci. Noneho mu kindi cyiciro nakita kari nk'icyiciro cy'ibibazo. Ubwo aho hantu nyine mwese muramubona, mubona ko ari kwitwara neza. Ariho hatwinjiza mu tuntu n'utundi cyangwa se mu tubazo. Nawe petit chéri, ariho hatwinjiza mu kindi cyiciro cy'utubazo nka 3 cyangwa se 4. Ndi bukubaze wowe niba ubifite simbizi, ariko njye ndumva hari utubazo nshaka kukubaza. Nanabariza abantu badukurikiye, ubu hari ibibazo nabo bibaza, ariko byibura nimba barizamo nka 3 byanga byakunda baraza, harimo abari busubizwe nubwo atari bose. Ibindi muzabitwandikira muri komenti ibibazo, ku buryo na nyuma twazongera guhura tukabibasubiza. Biremewe, muri famiye yacu, muri inshuti zacu, mujye mwisanzura mutubwira akari ku mutima wanyu, nkuko natwe tuba twumva twabasangiza ibyiza Imana idukorera cyangwa se tugezaho. Kandi turanabakunda cyane. Nari mvuze ngo kubera ukuntu wari wisuba ati kandi n'uyu mwaka ntabwo ari mu kwa munani ku yindi myaka, bise binyereka ko icyo Imana yaduteganirije cyangwa se yaguteganirije uragishaka vuba cyane bitarenze uyu mwaka. Yego. Ahita nibaza ubwo kandi twabatumiye tuvuza amatariki, ariko byari muri gahunda yo kubatumira. Ubwo nuko mpise ninjira mu kabazo nshatse kumaza kamwe cyangwa 2 cyangwa 3, ubundi tunagana ku musozo, kuko cya nyamukuru cyangwa se ijambo nyamukuru twashaka kubagezaho ryari ryo kubatumira, kubabwira yuko tubashaka mu birori byacu, muduha ibitekerezo, mubana natwe mu buryo ubwo ari bwo bwose muzashobozwa n'Imana. Amatariki yavuze ni 7 z'ukwa munani uyu mwaka turimo 2021, nibwo nzabana n'uyu muntu ukomeye, tugatangira se tugakomezanya urugendo rusigaye rw'ubuzima bwacu. Imana ikomeze kubaha umugisha. Rero ubwo nari ninjiye muri ako kabazo nibazaga, uravuze ngo kandi n'uyu mwaka bihita binyinjiza mu kabazo, ntise nibaza kari uyu mwaka byamaze no kumenyekana yuko ari uyu mwaka mu buzima bwawe, wiga primaire, wiga secondaire, uri gardienne, uri université, wateganyaga ubundi uwuhe mwaka? Ni uyu mwaka, kuvuga ati uyu mwaka, kandi niyo gahunda. Ubundi wowe ukiri secondaire, ukiri université, wifuzaga nko kwimariya ryari, gukora ubukwe ryari?
yego ubundi ngiye nkiga na primaire numvaga muri vision 2020 azaba ari ahantu hadasanzwe ndavuga ati muri 2020 nzaba narasoje kwiga kuko narabibaza ndavuga ati nzaba narasoje kwiga na kaminuza ndavuga ati muri 2020 niho nzakora ubukwe impita nshyiramo n'akadomo ndavuga ati muri 2020 ego ariko nyine impamvu bitabaye muri 2020 ni ikibazo cya covid urumva covid nyine yaje ari ikintu kidasanzwe bihita byica ibyo wifuza plani yanjye nari mfite ariko ntacyo nta kibazo washakaga 2020 ariko Imana yo yashakaga uyu mwaka yashakaga uyu mwaka kuko twe dupanga nk'abana b'abantu ariko yigapanga nk'Imana rero mu cyifuzo cy'Imana cyangwa uko Imana yabyifuzaga yanabishakaga vision yayo uko yabishakaga muri uyu mwaka ari nabwo dufitemo icyo gikorwa nahita nongera nkibaza ko wowe warashyizeho umwaka umwaka niba wari waravuze ati 2020 ngiye ngomba kuzaba nashinze urugo cyangwa se nubatse 2020 yeah 2020 nakongera nkibaza akabazo umugabo w'inzozi zawe navuga ngo yari ameze ati ubwo byanga byakunda uburyo uri busubizemo ni nko kubivuga bimwe wenda bagasanga bimeze nk'ibyo mfite yaba ari inyuma imbere ho wenda bashaka kutabimenya biri mu mutima hari igihe abantu batabimenya cyangwa se ubundi buzima wenda abantu badahita bamenya bashobora kutabimenya ariko wowe ukaba ubizi ahubwo ukabibasanga bati nashakaga muri 2020 nashakaga ubukwe ariko numvaga mu nzozi zanjye nshaka umugabo umeze gutya yego urumva nsetinga 2020 hari kera niga nko muri primaire numva muri primaire ntago tuvuga ngo ndashaka umugabo uzaba umeze gute nta nubwo nari nzi ngo nzaba mfite n'umugabo n'igihe byari kugera atanahari ariko nyine aho nagiye nkurira umugabo nashakaga niwe mfite ndababwira 2 muri byinshi yego nari narasabye Imana ko izama umugabo ukijijwe yego ikindi nsaba Imana ko yazama umugabo udasamara tuvuga ibintu byinshi mbese witonda kandi n'ukuri yarabikoze pe abantu batuzi cyangwa se banzi mubona ntasamara ntabwo yahushije nakari gaciyemo aragira ati nashakaga umugabo udasamara gusamara biri mu buryo bwinshi ariko ku bantu bakuru ku bantu bakurikiye video bose ndabizi ko ikintu yashatse kuvuga bacyumvishe yashakaga umugabo udasamara ikindi ukijijwe kandi koko numva nkijijwe numva muri nge mu mutima wanjye iyo ngenda iyo ndi mu murimo w'Imana numva nkijijwe ibindi rero ni byinshi bitandukanye ndetse ashobora kuba yaranabonye nyuma akabona ni byiza ariko icyo gihe wenda ataranabitekerezaga ariko akagenda uko abantu bagenda babana cyangwa se babonana baganira bagenda bahishurirwa cyangwa se babona ibindi bintu byiza bitandukanye hari ibyo atababwiye wenda azababwira n'ikindi gihe ariko ndabizi ko ibintu dusangije yifuzaga ku mugabo w'inzozi ze n'ibyo ngibyo biravuze by'ingenzi arabibabwiye murabyumvisha mu buzima busanzwe reka nkubaza kandi kabaza mu buzima busanzwe hano turi kwinywera African tea abantu benshi barayizi benshi barayikunda ubwo reka mpite mvuga kuko bayitwakirije reka tuvuge ko uyikunda
ubwo ntabwo ndi bukubaze ngo ukunda icyayi no twakinyweye kuko ugikunda kuko ntabwo nari kugira ntabwo twari kunywa ibintu udakunda cyangwa se nanjye ntakunda tubihuriyeho kuko tubikunda ariko nakwibaza ukunda kurya ikintu urya kahise ukavuga ati wawu ikintu nkunda rero kirakomeye nkunda ubugari abazayirwa bagenzi be nkunda ubugari rwose cyane aragira atakunda ubugari abantu mpamvu mvuze ngo abazayirwa ni uko abantu benshi nagiye mpura nabo abakongomani ubugari ni sosi ubakiriye mu rugo rwawe bakamara iminsi 2 nta bugari abari muri komenti baze kunyomoza hatari ubugari ku mukongomani iminsi 2 yagusezera igihe yari kumara kidashize nicyo kintu avuza akunda ntamunigana ijambo wasanga hari utuntu yari kumbaza twinshi ahubwo nabonaga bariniganye reka bohoka abimbaza ibyo bibazo nka 2 cyangwa se 3 ubundi ya ariko ikintu nigeze kugukorera ego se ntarakikubaza kamanza nk'icyayi kugira ngo nsubize neza turabumva ni iki nigeze kugukorera kikakurakaza kandi cyane kikandakaza ubwo urashatse kuvuga ariko kandi cyane cyandakaje kuruta ikindi kuruta ibindi ikintu cyandakaje twahanye gahunda sinzi inshingano wari kuzuza niba ari uguhura niba ari uko ariko bijyanye donc n'ikintu kijyanye n'amasaha cyo gihe amasaha warayishe uyica iyo gahunda irapfa bikisobanura n'ingiri gusobanura noneho icyo gihe iyo gahunda irapfa iyo gahunda ipfuye birambabaza cyane ariko kubera ko abantu bakundana iyo akantu k'agatotsi kaje baraganira se byatewe n'iki narakubajije rero ibi bintu byatewe n'iki nyuma uransobanurira urambwira ngo ambutiyaje ariko bitewe n'ahantu waturukaga byo wavuze ambutiyaje bitewe na periode icyo gihe yari irimo mpita mbyumva bitewe n'ahantu wambwiye waturukaga n'amasaha bihuje n'abandi bantu bahaturukaga nabo amasaha yagonze ntabwo umunsi wigeze urenga ntarakubabarira ariko wari wandakariye koko nyine narakurakariye kuko gahunda yagize ariko ntabwo nigeze nkurakarira ngo umunsi ushire siko bimeze ntabwo njya murakarira ngo umunsi ushire cyangwa se hashira umunsi n'amasaha n'igice cy'umunsi kiragoye ko cyashira tukirakaranijwe niba ari akantu tumvikanyeho byabaho bitewe n'uko namwicira amasaha akababara byo turi abantu byose murabizi ariko ntabwo ajya arakara ngo amare igihe runaka yandakariye nanjye sinjya murakarira ngo hashire amasaha yego kurakara ni bya kimuntu bibaho ariko ntabwo tujya turakaranya ku buryo dufata umunsi dufata amasaha rero ndibaza narese nkubabarira warumbaje ku kintu nyine nagukoreye kitagenze neza ariko iyo yarakaye urumva nyine umuntu utavuga byinshi iyo yarakaye wabuze ukuntu wifata umenye ijambo mubwira mbabarira usanga naryo ridakwiye mbese kubera ntahita mvuga cyane ngo kubera nyine mpita nituriza nyine twababaye donc waburaga ahantu hera ko nifata nkumva sindavuga iki kabone ko aribwo twari turi kumenyana cyari icyo kibazo ndibaza nicyo cyonyine oya mfite n'ikindi nka bingahe gira tubyandika okay ni igiki nakora
kugira ngo nkomeze kuba uwo wifuje cyangwa uwo wifuza? Ikibazo ko ari cy'abantu bakuru. Ikintu wakora ni ugukomeza kuba uwo uriwe nyine niko gaciro kawe kuri njye. Uwo uriwe rero harimo byinshi, harimo ubupfura ugira, ubwitonzi ugira, urukundo rw'ukuri ugira, donc urukundo wanyeretse rukubiyemo ibintu byinshi. Rero izo details zose, ibyo bintu rwose nibyo byakomeza kudutwara mu murongo mwiza, twishimye, tumeze neza, tunezere. Kuko uko umeze, uko tubanye, uko witwara, imico yawe, discipline ufite, uburere ufite, ubukristo ufite, ni indangagaciro zikomeye ufite, zubatse umutima wanjye. Amena. Yego. Kwizi yarangiye. Ni ibyo bibazo nari mfite. Kwizi yarangiye. Ibibazo yari afite mwabyumvishe, nanjye ibyo nari mfite mwabyumvishe, kandi ndumva twasubije neza ku buryo namwe mwanyuzwe. Nakuri. Yego. Rero Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha, mwabanye natwe, ntabwo mwigeze mudusiga. Abenshi ndabizi yuko iyi video murayirangije kubera urukundo mudukunda cyaza mutwereka rwa buri munsi. Rero Imana ibaha umugisha. Akanya wafashe ureba iyi video, ureba ikiganiro twari dufitanye, Imana ibiguhera umugisha. Imana ibiguhera umugisha, turagukunda natwe kandi wabikoze kuko dukunda nawe. Imana iguha umugisha, ariko nasoza mvuga ngo mudushyigikire mu gikorwa dufite, mudushyigikire mu bitekerezo, mudushyigikire mu nama. Ntabwo turi bakuru cyane ku buryo twavuga ngo ubuzima bwose bw'uru rugendo turabuzi, ariko muri bakuru, muri abakecuru n'abasaza, muri ababyeyi bibarutse. Rero mudushyigikire mu bitekerezo, mudushyigikire mu nama. Imana ibaha umugisha, Imana ikomeze ibagirire neza. Igihe dusigaje kugira ngo dukore ubwo bukwe ni igihe gitoya. Rero nababwira ngo mutube bugufi, tugire inama, mubane natwe mu buryo bwose bushoboka. Imana izababashisha. Imana ibaha umugisha. Itariki 7 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka aragira uyu mwaka wa 2021 muzaze mudushyigikire. Ibihe niba byatwemereye, coronavirus murabizi ko yateje ikibazo, ibirori biragoye, ariko nibiba ibihe nibitworohera, nibigenda neza, welcome, muzaze mubane natwe, mwifatikanye natwe. Nibitashoboka, ubwo bukwe mwazabukurikira, bwazaca kuri YouTube channel yacu, ni Danny Mutabazi Official. Aka kanya rero kora subscribe kuri Danny Mutabazi Official kugira ngo n'ibindi biganiro bizajya bicaho. Hari ubuzima twazabasangiza, hari ibiganiro twazaganiraho, twaranageze mu rugo, ukabasha kubikurikirana mu buryo bworoshye, kuko iyo wakoze subscribe birakorohera cyane kubona notification z'ikiganiro twashyizeho. Rero kora subscribe aka kanya kugira ngo ubashe kubonana natwe cyangwa se kubona ibikorwa byacu. Imana ibaha umugisha. Turasigaho nimero mwatubonaho, ngo ndashyiraho nimero yanjye, nimero ufite igitekerezo, ufite inyunganizi cyangwa se ikindi kintu wadusangiza, turashiraho nimero ya telefone, wampamagara, wanyandikira, everything. Ikintu cyose wagikora ku bwacu. Shalom, Imana